Yes, nyuma yo gutumikira nyine aba badutumye tugarutse mu gice cya kabiri kiganiro cyacu The True Service. Nawe ushobora kuba rufunguye insakaza amashusho muri kano kanya katuguyemo ikaze mu bice bitandukanye waba uherereyemo byose. Tuganira mu service atandukanye, ariko impamvu yabyo no kumva ngo wowe ubibamo umunsi ku munsi iyo tuvuze inozwa rya service. Inyakira n'insoza nshingano bitewe n'ibyo ukora, ubyumva ute, wumva iki, ushatse kuvuga iki, utekereza gushyira muri business yawe cyangwa mu byo ukora itandukano n'abandi, kubikora gute, ku kiye kigero. Nicyo tuba twifuriza umunsi ku munsi muri kino kiganiro The True Service. Icyo tugiye kureba ku bijyanye n'abari mu bucuruzi. Ariko ubucuruzi harimo ubucuruzi bwabaye bwinshi, harimo abacuruzi bafite ibicuruzwa bitandukanye. Ubucuruzi ntabwo bukiri bumwe gusa, abantu bafunguye business zitandukanye mu bucuruzi, ariko turenge gufungura business gusa, ahubwo turebe no kuvuga ngo wayifunguye ariko utekereza gute inozwa ry'iyo business yawe, inozwa ry'iyo service tukwifuzaho. Tugiye kora ku bijyanye rero n'abari mu ubucuruzi ni gute bumva naho inozwa no gushyira mu bikorwa service inoze, service inoze bumva iki. Ubwo ni abakora ubucuruzi bw'amabijuteri, cyangwa aho wagurira imiringa, imikufi ndetse n'ibindi bitandukanye muri rusange. Ntabwo nijye nyine muri kano kanya rero ndi kumwe na Kubwimana Eric, akaba ari umuyobozi wa Bijouterie KALI kuranga mu mujyi nyine wa Kigali. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu Eric Kwisongo Star. Murakoze cyane. Yes. Ngira ngo hari icyo natangiye nkubaza tuza kuri kamera ati izina KALI shatse gusobanura iki, ati n'uburyo bwo kugira ngo nyine izina ryorohereza ababasha kuryumva, abazatugana. Bimwe no muri step burya igize service harimo kuvuga ngo service yanjye umuntu yayigeraho gute mu buryo bumworoheye. Niyo ntambwe ya mbere, korohereza umuntu kugira ngo abashe kugera kuri service, nibyo bumworoheye cyane. Ngira ngo n'uburyo umworohereje iri zina tuze kureba niba hari nawe bihurira kuvuga ngo yoroherwe no kuba iyo service yabasha kwigeraho. Ako twihuse nk'iki kigo cyanyu KALI, ubundi service mutanga nyuma y'ibyo nge navuze cyangwa zigaragara nge nshaka kubone ngene bivuze umunyamakuru ko nkabibe mu munsi ku munsi, service tugena nk'abaturarwanda nizi haze. Muri Bijouterie KALI twebwe dukora impeta z'abageni, tugakora necklace yo kwambara ariho amazina cyangwa amashene y'abagabo, na za bracelet zo ku maboko, tukagira amasaha n'amasakoshi y'abakobwa, tugategura amatwi abana n'abantu bakuru. Nyine mu mabiju, nyine igikorwa cyose muri bijouterie twese turabikora. Bivuze ngo ushobora kuzana ikintu, ufite urugero ni nk'uruganda cyangwa n'uruganda ruto, ushobora kuzana nka shenete nyihaze, avuga ati ndifuza ko mwankoreramo wenda kwambara ku maboko, mutwenda nambaye, mukaza mugahimba niyo design, mugashyira mugashongesha, mugashyira mu iformo, mukanguriramo utwo kwambara ku maboko bivuye ku ishene, kuri shenete. Yes, ahubwo usibye no kuvuga gukoramo utwo ku maboko, ushobora kuyizana ukavuga ati ngiye mfite mariage, ndifuza ko ishene yanjye muyinkoreramo impeta za mariage, ukayigukorera. Izo forme zirahari. Chakobanda ko ntabijyamo cyane. Ubwo numvaga ko ibijyanye mwakora wenda hari nko guhindura, koza, kugira iki, ariko ni byiza cyane umva ko nimwe muri service. Ngira ngo ikiganiro The True Service turigenda tureba ibyo service mwayitekereje, murayihanga mushyira mu bikorwa. Ariko kuvuga ngo inozwa rya service utekereza cyangwa ubona nkawe, dusubira inyuma ko iyi sector yanyu yakoraga mu bihe byatambutse, no kuri umunsi wa none gukreye dushya, buryo iyo umuntu agiye kubaho aravuga ati nje guhindura iki niki muri sector, nje kubaka iki niki. Tugiranyirize ahashizanye muri iyo sector, ariko dusanisha kuvuga ngo ibyo mwaje guhindura udushya kuri umunsi wa none muri service zanyu. Urakoze. Urareba bino bintu dukora akenshi nk'umuturage ntabwo abazi ngo
ese zino biju ni silver koko ya nyayo, ese ni zahabu? twe ko ntago turebesha amaso ngo tumenye, tupfa kubona nyine ushobora no kuguhangika. Ibyo bintu rero byagiye bibaho cyane, ugasanga umukiriya aje kugura zahabu, weho umuhaye ibitari zahabu cyangwa uyimuhaye wanayivangiye. Njyewe nko muri Kali ikintu cya mbere twashyize imbere, nimba umukiriya aje kubaha umwanya we, tumuhe n'ibintu biri karite, apana kushaka indonke nyine ariko umuhe ibintu bitujuje ubuziranenge. Bimwe wenda tunyuma gato, igitekerezo une cyavuye ko nabyo binasanisha n'igitekerezo cyavuye kugira ngo uvuge ngo njye muri iyi service yo kujya muri iyi. Narabikunze nabigiyemo akanya gato, mbona ni byiza. Buriya nyine gukora ikintu bisaba kuba ukirimo ugikunze. Mbonye ngikunze ndavuga ati nakomerezaho hano. Hacyo twahera tuvuga ngo tugiranye igihe cyatamutse kuri umunsi wa none. Ubona ko kuri uyu munsi wa none unasohotse wenda no hanze ikigo cyanyu kandi no mu bandi mukora bimwe, mubona ku myumvire kuvuga ngo umukiriya ni umwami, ariko bive mu mugani bijye mu bikorwa. Ubwo ni agaciro ko kunoza service, ubona bigeze ku kihe kigero muri ino sector yanyu? Wenda no kubyumva gusa ko icyambere habanza kubyumva, iyo umuntu abyumvisha kumva ko ari inyungu y'ikintu agishyira mu bikorwa. Turi kubyumva bijya mu kubishyira mu bikorwa. Nge reka mvuge wenda ku ruhande rwanjye, kuvuga ko umukiriya ari umwami. Twebwe bino bintu dukora utubashye umukiriya, umuhe service nziza, kuko umukiriya niwe ukurangira undi. Byanze bikunze ntawe uzaviwe ngo amukurangire wamuhaye service mbi. Kuri njyewe rero nareka no kurya, ariko service y'umukiriya nkayikora neza. Ubwo bivuze ngo inyakira n'insoza nshingano. Inyakira ni kwa kuna kwakire ngo utega amatwi, maze gutega amatwi neza numva icyo washakaga ngishyira mu bikorwa, ndakigusavinga. Ahangaha mwe mucuruza ibintu bimucuruza kwa service, mukanacuruza na product, kuko nshobora no kuza ubwo tugiye gufata n'urugero twihuse. Umukiriya ashobora kuza nje kubaza, sinje kugura. Nshobora no kuza nje gufata amakuru hazajya kugurira ahandi. Abakiriya nkawe nka Eric ubakira kimwe n'umutima wawe? Ibyo bintu utekereza ko hari itandukano ry'abo bantu? Ibyo bintu byambayeho. Njyewe hari ahantu nigeze kujya ari mu Rwanda, ngenda ninjira mu iduka ntagiye kugura, ndanabibabwira ko ntaje kugura, ariko uburyo nakiriwemo byampaye message yangumye mu mutwe. Hamwe anyakira koko yizeye ko nzanagaruka. Uko yafata umukiriya ujuje kugura, nanjye wamubwiye ko ntaje kugura, uburyo yamfashemo byaranshimishije. Nanjye rero naravuze ati umukiriya uje kugura n'utaje kugura bose mbafata kimwe, mbakira neza, ku buryo n'utaje kugura uje gushaka amakuru n'ubutazagaruka, kuko namuhaye amakuru meza, mwakira neza. Ubona abacuruzi bo mu Rwanda cyangwa gukora business kuri iyo myumvire tugeze ku kihe kigero, kumva ngo kuba umuntu yaza akanakubwira ati ngira ngo nje kugura, wenda byakoreho bikubera isomo, umva ko nawe ugomba kugenderaho kumvisha inyungu yabyo. Ariko so ubona abandi bafite yihe myumvire kuri iyo ngingo, kuri muraza kubwira ati sinje kugura, ariko ukamwakira nk'uko wakakiruje kugura, ukabakira kandi n'umutima mwiza, umutima ukeye. Twanabihereyeho uvuga ngo biva mu mutima, kugira ngo nyine ukamwakira nta kindi kintu uvuze ngo ubikoreye ku jisho cyangwa ubikoze ku inyuma, ari ikintu kikuvuye ku mutima. Biragoye cyane n'ahantu umuntu agenda hose. Unarebye wenda nk'inana ahantu ujya, ugiye wenda ukinjira ahantu runaka bakora ibintu, wenda batanga service runaka, akababwira ati rero sinje kugura ndashaka amakuru, biragoye ko yaguha umwanya. Iyo yumvise ko ari amakuru ukeneye, ashobora kukubwira kwikiza, ikarangira kugira ngo abone ugiye. Ariko ubundi amakuru uhaye umukiriya umwitayeho, ni nacyo cyizere cyo kuzagaruka. Ubwo byumvikane ko twe no gutanga amakuru biragoye cyane kuba batuganye. Ngira ngo okay, iki ni kimwe. Ikindi turebe utekereza kuvuga ngo uri umujene, hari abandi babayeho, hari ibigo byabayeho bikora nk'ibyo ukora mbere,
avuga ngo ngenje nzanye impinduka muri ino sector, impinduka ni nje gukosora ibi nibi. Nicyo tadushikariza abantu, ushaka kuba muri amaduka 10 mucuruza mukora ucuruzi bumwe, ariko umwe akavuga ngo ngereka nzana uyu mwihariko, akabona abakiriya be, ndumva ati kanzana uyu mwihariko. Iyo competition niyo tudushaka kugira ngo tuzamure urwego rwitangwa rya service bitewe na sector runaka. Utekereza ko ari nk'uwe umwihariko wanjye cyangwa mwazanyiye? umwihariko ngiye wanjye n'ubundi nawuvuze, icya mbere ni serivisi nziza. Nimba nkwakiriye nkagutega amatwi, umwanya wawe nkawubaha, noneho kandi nkagukorera ibintu biri karite. Biriya bintu byacu dukora nabisubiyemo ko abakiriya baba babizi ni bake. Bisaba ko rero ubinyangamugayo ku mukiriya, ukamukorera ibintu biri karite ku buryo nawe akurangira abandi. Ibyo nibyo mbona ngewe nashyize imbere kurenza ibindi, gukorera umukiriya ibintu biri karite no kubaha umwanya we. Ubwo bivuze ngo nko kwakira umukiriya nkaho ariwe wanyuma, cyangwa wumva ko ariwe ugiye kuguhindurira ubuzima, ariwe uje gutabara ubuzima bwawe. iyi myumvire kuki buri mucuruzi cyangwa buri muntu umukozi wese atayigenderaho cyangwa itamurimo? Wenda sinzi umuntu wenda ngo ajya muri business agamije iki, ariko byonyine wicaye muri business guhera mu gitondo ukabona nta mukiriya wakiriye, nibwo watekereza neza agaciro k'umukiriya. Iyo yaje noneho ukamufata nk'amata y'abashyitsi. hari benshi badafite ino myumvire, tubivuga nk'umugani, umukiriya ni umwami, juste ni umukiriya ni umwami. Kugira ngo bive muri umugani bijye mu ngiro, izo mbaraga zagaturutse. Ushaka kuba wenda ubona ikigo we bikurimo, ariko bari abakozi ntago bibari, izo mbaraga zakavuye. Icya mbere ni ukwigira ku bandi. Udafite iyo myumvire nawe ntatinda muri iyi business. Byanze bikunze iyo utanga serivisi mbi ntabwo umukiriya agaruka. Iyo atagarutse nawe business yawe ntikomeza, irahagarara. Ubuzima buba bubi. Iyo utekereje ubuzima bubi rero, noneho wita ku bakiriya, ukavuga ati bitazagenda gutya. Buriya utarahura n'ikibi ntabwo ukimenya nyine. Ariko ushinze business ukabona ntiwitaye ku bakiriya igahomba, ejo wabitekerezaho neza. Angira ngo mu byo mukora sinavuga ngo ni garanti ko abakiriya twe benshi bagana ubucuruzi tugendera ku kintu cyo kuvuga ngo iki kintu nguze barama garanti imeze ite, ku buryo icyo gihe muri garanti niba bigize ikibazo nzagenda ndo bampindure cyangwa ngende gusa. Ariko zino mwese mu bucuruzi bwanyu ntago ari ubucuruzi uvuga ngo waha umuntu garanti, ndakugana feedback nzayibone nyuma, niba ari ugucuyuka, niba ari ukwangirika nzayibone nyuma, nzavuga ati uyu muntu yarampangitse. Mu rwego rwo kugira ngo twubake ubu bucuruzi ariko bufite ubunyangamugayo ku ruhande rumwe, ahubwo ubunyangamugayo ni ya solution turi kuganaho ya service inoze muri no sector yanyu. Uyu mucuruzi cyangwa uyu mukozi yakitwaye ate muri urwo rugendo? Ngewe uvuze ku bintu bya garanti, biriya bintu byanjye nk'umukiriya waba warageze iwanjye arabizi. Ngewe nkunda kumubwira ati nguhe garanti y'igihe kingana iki, apana iyo ngiye mugeneye, we iyo ashaka n'igihe kingana iki. Aravuga ngo biziraherezo. Mu gihe atangiye gushidikanya ndamubwira ati basi reka kuri fagitire nshyireho garanti y'imyaka 100. Akavuga ati wenda ngiye sinzaba ngihari, uzohereza umwana wawe uzabimwereka ati nikigira ikibazo uzagane hariya, ntabwo azahagusanga. Business ntabwo bivuze ngo nimba ntari ntabwo izabihari. Turagufite nk'umukiriya, nugura ikintu kikagira ikibazo uzakigarure. Aho ngo kivuga gutyo rahita numva ati ahita ngaruka ku kintu kijyanye n'igiciro, nkavuga ngo ubwo ntabwo byaba bihenze, ko tureba twe tureba uburambe tukarana ku giciro. Abakiriya ku giciro ngo nibaza ubwo se ibi bintu byaba byihagazeho, kagiye gushakira ahandi, nkagira kwitinyamo. Oya, ntabwo icyiza cyose wenda gifite karite kiba gihenze. Hakagendeye kuki hagenwa igiciro bitewe n'igicuruzwa runaka, cyangwa wifatiraho nk'urugero ko ntabwo kuri iyi ngingo ntabwo wavugira abandi kuko buri wese afite strategy ye, ariko nkawe ugendera kuki ugena igiciro? Igiciro biriya bintu byacu twebwe tubigurisha ugendeye ku magarama yabyo.
ku buryo nshobora kuva iwawe the same nkajya n'ahandi ikintu kimeze kimwe nkasanga igiciro ni kimwe. oya biragoye byo aho none aho biragoye. Njyewe ikintu cya mbere nimba umukiriya aje niyo cyaba igihumbi nyungukaho ugomba kumuhereza icyo ashaka kandi nkakimuha kiri kare. Apana kuvuga ngo umukiriya araje ndashaka kumwungukaho ibya mirenge. Icyo gihe ni hahandi nimba aje uno munsi nkashaka kumwungukaho menshi arigendera haze n'undi gutyo gutyo, kurusha uko haza umukiriya mwungukeho makeya umuha ibintu byiza akurangire n'abandi. Ngira ngo Eric ugana ujya hatandukanye mu bihugu bitandukanye cyangwa hari wanyuze mu bucuruzi urabajoininga ubona ubucuruzi bwabo kuba bukora ubona ari nk'iki twakabigiyeho ku bijyanye ariko na service cyangwa wowe nkaho ugaye ku giti cyawe n'iki wabigiyeho n'undi wese ushobora kudukurikira yakuvoma? Njyewe ikintu nabonye ni ukuntu bakira umukiriya utaje no kugura. Ashobora kukwakira umuntu bireba akavuga ati uriya muntu ahubwo ashobora kuba ari we boss wawe. Njye ndaje nk'umukiriya sinje kugura ndashaka amakuru, umuntu uturutse hanze yabona ukuntu bari kunyakira bakavuga ati uriya ni boss wawe. Barakwakira wowe ugatangira kwitekerezaho ate se hano hantu ndasohoka ntaguze bitewe n'uburyo bakwakiriyemo. Nanjye naravuze ati rero umukiriya wanjye nzamwakira neza, muhe umwanya ku buryo kandi n'ibyo yifuza ko namukorera mbimukorera biri kare ku buryo nta kibazo uzagirana na kimwe. Noneho ikindi kirenzeho kuri kare, ikintu twakugurishije cyose nka zira bijuzo irandura tukayoza nyine ntijya igira ikibazo kindi ni ukwandura. Ushobora kuyambara ikandura ukayizana tukayoza. Ikintu waguriye iwacu tucyoza ubuntu igihe cyose ugihari. Iyo byanduye urabizana tukabikogereza ku buntu kuko uba warabiguze iwacu. Hari icyo ugarutseho ati icyo wavomye aho ugenda ku bijyanye na serivisi, ariko se ubona twege iwacu ahanini iyi myumvire igiterwa n'icyo, aho ushobora gusanga nk'umucuruzi niba nje kugura ibintu byinshi baranyubaha, niba ari umuntu uje kugura akantu wenda kamwe cyangwa aje kubaza ugasanga ari uko bambwira ati reba hariya, agutunya urutoki ati reba hariya cyangwa biri hariya, cyangwa ugasanga ari ukuntu akwakiriye bitandukanye n'uwo wundi wenda uvuga ngo aje kugura ibintu byinshi cyangwa afite amafaranga menshi. Akaba n'indi defo ukuntu bakira umuntu bakurikije n'ukuntu yambaye. Umuntu aje yambaye neza baramwakira neza mu iduka, umuntu aje yambaye wenda bisanzwe yambaye ikabutura yambaye ibintu bisanzwe biri simple bakakira umuntu ugendeye kuba mu judge dute nuko bari kumubona. Ubona iyi myumvire hagakozwe iki kugira ngo wenda ihindurwa? Ushaka gusanga wenda nyiri ikigo wenda boss atari kubyajya ariko usanga biri muri bera abakozi rishaka ko yasizeho, ubona ko ino myumvire ibe yahinduka ari nk'iki cyagakozwe cyangwa n'ubutumwa. Wenda ntabwo ari hose kuko nina hari abantu benshi bakira bakiriya neza neza cyane, ariko nk'umukozi ugenda akicara wenda yabona umukiriya winjiye akavuga ati wenda tuvuge mu bantu bacuruza imyenda yo kwambara, umuntu arinjiye yambaye bote cyangwa rugabire ukavuga ati uyu muntu ntaje kugura inkweto y'ibihumbi 100, uyu nta gaciro ndamuha. Kuki satasirimutse uwo munsi uwo munsi kuki wenda atavuze ati nanjye rugabire ndazikuramo kuri uyu munsi? Ntuzi umuntu mu mufuka he muha agaciro ubundi usigara uvuga ati ku mutima nta kibazo. Na boss kandi biramushimisha, n'umukiriya waje aho ngaho bakamwakira neza ntanagure bimuguma mu mutwe, umunsi yasirimutse azagaruka nabagurira. Apana kuvuga ngo wenda ugiye kujudginga umuntu ngo nuko yambaye nabi wenda ntabwo aragura ikintu aho ngaho. Icyambere kugira ngo business igende neza no kwakira umukiriya neza. Ubona imyumvire yari iterwa n'iyo ikugenda igabanuka, ariko ubona hari n'undi biterwa n'iki? Ntabwo nakubwira ngo impamvu ni iyi ngiyi, ariko nanone ni ugutekereza, ni ukureba hafi cyane. Ariko akenshi umuntu wishingiye business sinzi yuko iyo myumvire yayigenderaho, akenshi bikorwa n'abakozi. Ntabwo washinga business wishyura inzu wishyura abakozi ngo umukiriya naza umurebe nk'utamushaka, ubwo se ukwezi ni gushira uzishyura iki?
ibyo akenshi usanga ari abakozi biri mu bakozi, ariko ba nyiri business aha agaciro umukiriya buriya. ubwo byumvikane ko hakiri ikibazo ku bijyanye n'itangwa rya serivisi. Ni mu bakozi bitandukanye no kuvuga ngo nuko on ariwe watanga iyo serivisi, biragoye ko on atanga serivisi mbi, ahanini ni mu bakozi n'abakozi. Bari abakozi se intandaro yabariye nuko ako kazi arimo atakishimiye, afashwe nabi, cyangwa atekereza ngo ndaha nagombaga kuba ndi hariya, akabikora ukabyumva buriya, cyane ko utamenya n'intego n'aho ashaka kugana cyangwa n'aho ikigo kigana. Buriya ikintu nabonye, umukozi uhembwa ku kwezi yakora atakora ahembwa. Ahantu nabonye serivisi zigenda neza nawe kandi ubitekerezeho urasanga ari byo muri salon de coiffure. Impamvu ni iyi, we ahembwa bitewe n'abakiriya yakiriye. Ubwo urumva ahitaho agaciro umukiriya. Ariko undi muntu we ahembwa ku kwezi, niyo bwakwira nta mukiriya winjiye mwako, ukwezi ni gushira bazamuhemba. Ntabwo azita ngo harayinjiye boss nyine azahombe cyangwa ntahombe. Ariko muri salon niho hantu hambere baha agaciro umukiriya, kuko we ahembwa bitewe n'abakiriya yakiriye. Bihindutse rero wenda nk'umukozi uhembwa ku kwezi, hakaba hari ukuntu wenda bavuga ati bijye bigenda gutya, wenda bitewe n'abakiriya uburyo bakiramo, ni nabwo buryo tuzajya tuguhembamo, nibwo bajya baha agaciro umukiriya. Ikindi mubona hari imbogamizi zigihari, yaba ari kuri ruhande rwanyu cyangwa ari ku ruhande buryo buri rusange zikidindiza irinozwa rya service cyangwa itangwa ryayo? Imbogamizi zongeye sinzireba, kereka wenda kuvuga ngo kuri abo bakozi nyine badatanga serivisi neza, kuko ntabwo bari guha agaciro wenda amafaranga umuntu aba yarashoye, guha agaciro iyo business kuko barahembwa n'ubundi. Imbogamizi ubwo nyine ni wa mukozi ugifite mu mutwe hameze gutyo. Eric, uri umukoresha, hari icyo tubonye ko ubona ntabwo byagorana ko yakakira abantu nabi, kuko we abavuga ati ku kwezi ndishyura ibi, ariko uriya mukozi we akavuga ati n'ubundi nakora neza nakora nabi n'undi ndahembwa. Uri hano uri umukoresha, hari abo wasize, ntabwo igihe cyose uzaba kugira ngo bakore neza ariko ngo ubuhari cyangwa kwa ikigo kiraniga, ariko agomba kuba hari cya boss ahari. Mu buryo bwa nyabwo ni gute strategy yagakoreshejwe kugira ngo iyo myumvire y'umukoresha cyangwa iyo washinze business ijye no muri bari abakozi be, intego ze afite bibajyemo bakorere hamwe, no mu gihe adahari ibintu byikore ubu strategy yagakoresha cyangwa uko yakabigenje kugira ngo bijye muri bari abakozi yakabyitwayemo gute, cyangwa strategy yagakoresheje? Icyambere, ntube boss mu bakozi, nawe nimba ari umukozi wawe mugira inshuti yawe, umwereke inyungu zo kuba hinjiye umukiriya akanagura, n'igihombo cy'uko nta mukiriya twabonye. Icyo gihe nutamwigiraho boss ngo wiremereze, azaha agaciro ibintu byawe, uzavuga ati koko boss naza agasanga bitameze neza gutya na gutya, ntabwo bizaba ari sawa. Nutiremereza ku bakozi bawe, nabo bazakwiyumvamo, banaha agaciro ibyo ukora. Hari amwe ashobora guhita atekereza ati banca amazi, bajya basuzugura, agatekereza muri ubwo buryo. Kandi twibutsa n'abadukurikiye ko burya umukozi ni umukiriya w'indani muri company, muri business, kuko numufata neza ukamuha service nziza, ari umukozi wawe, wowe uri boss, nta kabuza nawe bari abakiriya babagana azabakira neza, cyangwa nawe azabaha service nyine nziza. Ubwo twaribaga nyine uko umukoresha yakitwaye imbere y'abakozi kugira ngo bashe gutanga nyine n'umusaruro. Ikindi ari uko twigeze kuganira nawe muri secteri y'ubucuruzi nyine, aravuga ati akazi ni kabuze ahubwo abakozi nibo babuze. Ino ngingo ushaka kuyivuga umuntu ntayumve, ariko impamvu avuga ati nge ni wa mukozi nubwo kaba ari akazi bita kari kabi, ni akazi nyine kitwa akazi gakorewe neza. Nugakora nabi nzakwiruka n'undi kari kabi n'undi nako kabure. Ubona iki ngiki abakoresha bavuga ati akazi ni kabuze ahubwo abakozi nibo babuze, kuki twe dukeneye akazi tutabyumva? Buriya
sinzi umunyarwanda niwe bivuze neza ngo karushya isaba. Buriya umukozi we yasabye akazi akwiyereka neza, ariko kukamara mu kwezi kumwe ntabwo azamuka ahubwo aramanuka mu gutanga serivisi agomba kuguha. Kwera iki umuco uhari cyane? Ntabwo nzi ngo biterwa n'iki, ariko akenshi karushya isaba iyo wakabonye ubukigaha agaciro. Ubwo bivukane ko turadamara cya turanyurwa se. Sinzi impamvu bisetinze gutyo, ariko uzarebe nk'umuntu wenda ugiye guha, wenda tuvuge bano bantu bakora nk'intebe, umuhaye akazi uramubwira ati nkorera intebe wenda ndazishaka kuwa mbere, amafaranga yafata abyemera cyane, akubwira ati na mbere yaho zizaboneka. Noneho kuwa mbere hakagera ntakwitabe, icyumweru kikarenga atakwitaba, urumva karushya isaba. Iyo amaze kukabona nashaka ntagakore. Sinzi impamvu bimeze gutyo. Yes, ngira ngo twihuse cyane dushishikariza abantu gukoresha ikoranabuhanga muri business. Muri no service y'intekereza, uburyo bw'ikoranabuhanga kubukoresha byashoboka, ariko nkabyanisha n'inozwa rya service. Hanshobora kuba ndi Musanze, ndi Cyangugu, nabonye mufite ibintu byiza, ariko simukore hano hafi yaho n'isi ngoga kwandi ko ndaza nkahagera. Ese uburyo bw'ikoranabuhanga ku buryo nakakira ya service y'ikoranabuhanga mukayidebe kurinda product nkeneye ingeraho, kandi ngasanga ni karite nk'uko nabitekerezaga cyangwa nabyifuzaga. Iyi ngingo itekerezaho gutuma ino sector yanyu cyangwa ubona byashoboka kandi ugatanga n'umusaruro? Birashoboka cyane, kuko nkanjye hari abakiriya mfite nakoreye batazi naho nkorera. Wenda yarebye kuri Instagram yacu, areba kuri website yacu, arambwira ati ibi bintu ndabishaka, cyane cyane nk'ama necklace. Akavuga ati ndakohereza avance unkorere necklace gutya mbishaka, nkayimukorera, nkayimuhera motari cyangwa nkayitanga nkakuriye ikamugeraho, akambwira ati kandi nasanze ari byiza. Ibigoye cyane wenda ni nk'impeta, ariko n'impeta nazo hari uburyo tubigenza. Buryo ashobora kumbwira ati wenda urutoki rwanjye rupima gutya, nkirefera kuri mezire yampaye, amukorera impeta zikagerayo mbere y'igihe yuko azikeneye. Zaba zitamukwiriye wenda avuga ati haraburaho akantu gutya, tukazikosora, ariko turabikoresha ibyo cyane kandi bigenda neza. Gusa nyine abantu bashobora kugusaba service gutyo, iba abantu n'ubundi basanzwe bareba kure. Hari ushobora gushidikanya akavuga ati uyu muntu kuba namubonye wenda kuri Instagram, kuri website yabo, ntabwo namugirira icyizere cyo kuvuga ati ankorera iki kintu muha avance azanyoherereze nizere karite y'ibintu amaye. Ariko ni hahandi nakubwiye ngo njyewe umukiriya wanjye muha garanti y'igihe ashaka, ntabwo ari njye umugenera garanti. We arambwira ati muha garanti y'iki gihe nizere ibyo wampaye. Yes, Eric, tugenda tugana ku musozo. Turebe uri rwiyemeza mirimo nyuma gutanga service inoze cyo kwakira umuntu neza, icyo yifuzaga ukakimuha uko yabitekerezaga. Ubwo ni tubihurije hamwe ni service inoze nyine kurushaho kwinoza. Ibi ngibi nyuma inyungu birimo nyuma atari kuvuga ngo ni inyungu y'amafaranga ko yaguha amafaranga cyangwa azaraga kugaga amafaranga, inyungu yindi irimo nibi ni yihe? Inyungu yindi irimo no kugira inshuti. Buriya abantu bose tuziranye, wenda tuvuge turahuye uri nk'umukiriya, hari service nshobora kuzagukenera, ntabwo nzahora muri ibyo. Nubwo wenda ntakwifuza kuvuga ngo wenda hari n'igihe byagenda nabi simbe mbirimo, ariko hari abo twamenyanye. Inshuti nicyo kintu cya mbere. Nimba ubonye umukiriya mugire n'inshuti, nabyo mbona ari byo by'ingirakamaro kurenza ibindi byose, tutatagetinga ku mafaranga gusa. Yes, turugana ku musozo. Ubutumwa bagenera abari muri gisate kimwe cy'ubucuruzi cyangwa tubyagure tugire muri rusange abari mu bucuruzi, ubutumwa babagenera ku ruhande rw'abacuruzi cyangwa abumukora bimwe, ikindi twe abagenerwa bikorwa bagana service zanyu? Ubutumwa ngiye nagenera abantu batanga service n'abantu wenda dukora ibintu bimwe, no kwakira umukiriya neza ukamuha agaciro, ikindi kandi ukamuha ibintu biri karite nk'umutuburire. Nimba gusabye zahabu ngo umuhe za zindi zo ku muhanda zigura 2,
ntabwo umukiriya azi kureba ikintu ngo amenye ngo iki ni zahabu iki si zahabu. Weho mubera inyangamugayo, umuhe serivisi nziza, umuhe ibintu biri kare. Ku ruhande rwacu nk'abagenerwabikorwa cyangwa abagana serivisi zanyu cyangwa cyane serivisi zanyu, ikintu nabwira abakiriya ni ugushishoza, bakamenya ahantu bagiye kugurira, ese koko ibyo nshaka ndabihabona. Gushishoza ku mukiriya nicyo kintu cya mbere cyo kwitaho. ubwo byumvikane ko n'abandi bose bashobora kuba bakenera serivisi zanyu, ndizera ko babagana kandi ndizera ko barushaho kunogerwa na serivisi zanyu. Kangushimire cyane bwana Kubwimana Eric guturuka nyine muri Bijouterie KALI ko mwitera ikintu kiganiro. Murakoze cyane. Ubwo n'abandi bose bakenera serivisi zanyu no kubagana no kugana ku mbuga nkoranyambaga zanyu cyangwa bakabagana aho mukorera. Yes, kambashimire namwe twatiri kumwe, ariko nakomeza kwifuriza gukomeza gukurikira ikiganiro The True Service. Reka mbasigiremo ni video. Isango Star.